indi bita Manchester United nyuma yo gutsindwa na Arsenal byari byitezwe yuko noneho ngo kafura mu bakagarika ariko kuri kabiri Umutoza yari yabyivugiye yari yavuze ngo dutsinzwe ngo na Arsenal ariko ngo uburyo turi gukina dufite ubushobozi bwo gutsinda ikipe yari yose muri Premier League. Ku munsi w'ejo bari bagiye ku kibuga cya Fulham banatangira bakina neza ko minota 5 ya mbere kunye yateye poto banarata n'uburyo bundi bw'igitego ubona ko Manchester United irakina neza. Baza no kubona penalty mu gice cya mbere ku minota 35 Bruno Fernandes abanza gushwana n'umusifuzi kwa kuno umusifuzi abasunika abakinnyi abakuraho avuga ati nimwegere inyuma batere penalty yanasunikiyemo Bruno Fernandes abanza gusa nk'abyanga atabyishimiye no gutera penalty bisa nkaho bitinzeho gatoya agiye kuyitera mugani wa Iberi yiterera kufura kuko kuri no kudegaja ntabwo ari penalty kuko dusanzwe tumuzi uburyo abanza agatuza agatera penalty birangira ateye penalty itari nziza bakomeza gutera penalty wubitse iyo ugiye gutera penalty akenshi tubona ko abakinnyi bafungura ikirenge ashaka gutera wenda exterior cyangwa se interior ariko noneho bino byo kubika bivuze ngo bariri kure uje urashaka barigira imbaraga zikomeye cyane kugira ngo igende ariko santimetero ziba zirimo kuva ku muzamu naho penalty iterwa ukajya gutera wubitse yateye penalty nabi ku buryo byababaje abafana ba Mani bavuga ngo iyo baza kubona igitego hakiri kare byari kubavana iyo pressure ariko banatangiye bakina neza ubona ko bagirusha ariko bakibonye hanyuma ikipe ya Fulham umutoza yamubaraga neza cyane Fulham yitsinze igitego kuri Explorer Niyoro hanyuma bamaze kwitsinda igitego bazanamo Emile Smith-Rowe ku burangare bw'abadefenseur ba Manchester United cyane Lukshaw nibi bibazo kumukirisha muri center back ya batatu ubona ko bimaze kwanga gukora marquage muri la box ntabwo bikunda ariko nyine ari ball ya crossingaga irimaze kurenga ba Reniyoro na ba Matthijs de Ligt bigeze kuri Lukshaw no haramwihorera akana gakoza hamano niyo batsinze igitego cyo kwishyura ariko ngira ngo Samir wabonye ko minota yanyuma ikipe ya Fulham ashaka gutsinda igitego cya kabiri ntabwo yishyuye igitego ngiye kudefanda ahubwo ese ubona ko bafite intege nke shaka gutsinda icya kabiri ubwo rero babanganyije ni ikintu kibi cyane kuri Bryan Mbeumo ndetse na Mateus Cunha na Benjamin Sesko abakinnyi batatu baguze mu busatirizi ariko nta numwe uratsinda igitego ngira ngo ni pressure ikomeye cyane kuri abo imibare nabonye batrolinga uyu mutoza bavuga yuko kuva mu kwa 12 amanota afite ingana imikino ahubwo iraruta afite amaze ukitoza imikino 29 afite amanota 28 ruben amorim bavuga yuko ngo atameze neza ndetse hari n'abatangiye kuvuga yuko ngo ibya projet ya Manchester United n'undi amorim ngo atazabishobora isoko bamukoreye nakomeza kwitwara gutya kuko Manchester United ifite imikino itari myiza iyitegereje barakurikizaho banire nibyo byashoboka ko wayitsinda koko ne equipe noya inazamutse mu cyiciro cya mbere ariko nureba indi mikino bafite imbere ku ikipe ya Manchester United ntabwo ari imikino bafavoriza urebye uburyo bari kwitwara kuko apari ikipe ya Banire bazakina muri shampiyona mbere yuko bazabanza gukina n'ikipe yitwa Crimson Town muri EFL Cup tariki ya 27 hanyuma bakina na Banire bajye kwa Man City bakire Chelsea bajye kwa Brentford bakire Sunderland bajye kwa Liverpool bakina na Brighton bajye kwa Nottingham Forest na Tottenham ayo makipe yose ku kuntu bari kwitwara arebye n'abashaka kuba yakwirukana navuga ko Fulham abasimbura babo bayigira akamaro ariko abasimbura ba United yabonye n'igitego ahubwo ntago bayigira akamaro pourquoi parce que ntago numva ukuntu uri busimbuze Casemiro witwa ngo umusantinere kugira ngo ugumishemo Mason Mount ndetse na Bruno Fernandes mu kuri kipera baro sinzi ko byumvikana ufite Ugarte ntago byumvikana uburyo ni kimwe hasigaye iminota 5 Jado ahubwo urimo uravana ba defenseur centrale babiri ushyiramo abandi babiri kandi ni kimwe kandi ufite Zirkizi namba y'ino bari hanze ce genre de décision nizo nagize mu kibazo urumva ko hari statut ya equipe igomba kugira tugomba kubona atatu byanga bikunda wagira ngo ni approach ivuga ati ni rimwe rirampagije ntago ari kuri niveau United ikintu nanenze ni line up ye n'imisimburize ntabwo nigeze mbona byaramuteye ikibazo bimukura no muri match bimukura no muri match biteye impungenge kuri uyu mugabo mikino 26 amanota 28 gusa kuva afashe ino kipe ya Manchester United bibanza ari imikino 29 amanota 28 imikino 20 yego bari ntivugira sofa no bigoye no kumva bigoye kumva even imikino 29 amanota 28 mu mikino 30 mu mikino 30 ufite win 7 urabyumva imikino 30 ufite wins
zirindwi dejo uwo wasimbuye yari afite ngira ngo 17 ahari mu mikino 30 ariko yarirukanwa urahasa. no ikindi wibuke ko niba tuvuze umukino wa kabiri wa shampiyona tujya dutekereza zirisha kubwa witwaye ute ekipe yagerageje kugura kavukira yazanye abakinnyi 210 millions je pense nizo amaze gutanga kandi bivuga ko akiri no ku isoko. So rero hari ibyo kwihutira gukora ngiyemo ni kihutirwa gukora kuri we narebe fast revenue ye n'uburyo agerira ya match burya simbuza faut faire très attention aho ngaho kubera ko nk'ubu ngiye mfite ikibazo narebe n'umuvuno utuma na Bruno Fernandes yakwegera imbere uriyo kuba deep cyane kuko ni meilleur joueur we aho rero niwo mubona ko harimo ikintu cyakuboresha cyo gukosora kuri Manchester United na groupe iri ku munsi w'ejo mu kibiriti ntago bahavuye ariko ikirimo cyiza n'ubwo wenda ashaka avuga ati birimeze nk'ibyaseze ishize byo gukina neza umuntu nabona amanota biba bitanga icyizere kimwe nuko none umuntu aba ari gukina nabi cyangwa se umuntu akabona amanota ubona nta cyizere atanga mu mikinire ye. Biragoye mufana icyabara ni amanota bari gutakara ubwo ikinyano kimaze kuba amanota 5 hagati y'ikipe ya Manchester United n'ikipe za mbere zitari zatakaza amanota muri joro ebyiri ni menshi ariko ngewe icyo mbona kuri United ndabona bitanga icyizere harimo utwo tuntu two gukosora umuntu yabigarutseho neza mu bintu byati natunguwe n'amaramplaso mamwe namwe yagiye akora nishuwa ko kubona nka Diego Daro yagiye maci ikipe intege aho ngaze yongera imbaraga kandi nawe igitego cyishyura cyaturutseho igitego cyishyura cyaturutse kuri uriya ruhande ese none ku rundi ruhande mutoza na profile nako na systeme ze ntago wenda watekereza kuzahindura uriya muvuno wa 3-5-2 uzagomeza utsimbarare wenda n'amanota atarimo gukunda ariko en general ugiye kwirengagiza ibyo byose kireka ku muntu utarebye umupira ureba kuri live score cyangwa ureba highlight United no mikino ibiri banza football nyine bibaho igira ibyayo birasho yari kwikirenza amanota inota rimwe ifite ku manota 6 yari kwikirenza inota rimwe ifite mu manota 6 kuko ni mugoroba harimo ibyago ubwo ntago turimo kuba ko yawushije penalty Bruno penalty burya ni igishe cy'igitego yego cy'igitego ari uko umupira ugiye mayiteye nabi asanzwe azi gutera penalty hari nk'umupira urebye akazi kunyara akoze umupira ati ufata igiti kizamu umupira utangira hari overtine nziza yabarayandi hari overtine nziza yabarandire ni nayo waremye uburyo bufatika butanga igitego muri uyu mukino harimo ibyo gukosora harimo shobora kwibaza uburyo wisanga Bruno Fernandes asigaye ari umumiliyere récupérateur mu mukino cyo ni ikintu wibaza umutoza se niyo pressure uriho ituma wenda ugira ugafata ibyemezo bitari byo ruka turi mu ntangiriro kandi twakwemeranya ko Manchester United byirimo igaragaza ubu biri hejuru y'ibyagaragazaga muri sezi ishize ariko hari ikintu cyo gukosora byihuta cyane ese ni ibihe biri hejuru kugaragaza personally nge nabonye bibiri nabyo byiza mu mupira ariyo improvement jari kari kuvuga icyambere United yakunde kuregwa cyane n'abatoza benshi mwiruka ibirometero bike muri match United physique mubona urayumva birahari physique murayumva number 2 nabyo bishimishije United ishobora gufata umupira bakawusohora umupira vuba muri rapidity ukabibona ko bagumanye umupira je directeur bose barirukanka kandi ukabona technique barabigeraho bakubwira ko mu gutoza muri coaching ikintu kiremereye no gutoza gutsinda igitego muri coaching gutoza gutsinda igitego nicyo kintu kiremereye ariko mu gutsinda igitego nanone hari ya 30 dernier metre hari haracyarimo kasoro ariko niho hantu nyine ubona bano bagabo bose ukuntu bahagazemo hari imbere niwo bigoranye ni umutoza ariko simbizi je umutoza uko bahagarara umwashi wa mugana wa shewe na ukunda aho niho ndimo nkubwira aho ndimo umwashi ikintu rero cy'imikinishirize ya amorim iyi mikinishirize ya amorim twarabibonaga no kuri konte usukogera ko ukabona nka Mason Mount ahekeranye na Amadi none gisubizo kikaba gukuramo umwe nakubwiraga na nyuma ukabona kundi nta kintu ashobora kugumamo iyi mikinishirize shehe ikibazo cyayo hari abakinnyi beza urumva bashobora kuba babi kimwe nuko hari abakinnyi bakwinjira muri iyi system bazabashaka ahandi ukababura
uko niko yimereye umukinnyi ufata muri ino Urugero, sisiteme ahandi bikamunanira niba kuko bitangiye muri match ebyiri nta kintu akina kiba kirimo muri match ebyiri akina twaramubonye ko yasoje sezi ishize uyu munsi amadi kwibonamo kikaba cyabaye ikibazo ukaba utangiye uyu munsi Ariko umuntu witwa mayinu ntacyo ariko ubundi yakumarira introduction ya Madi yabaye ukaba utangiye uyu munsi umuntu witwa zirikizi nta kintu na kimwe ubundi- nta musaruro wamubyaramo ariko Mayino- Jado, uriya mwana amadi introduction ya abaye Madi akina yabaye reka tuba twe tumaze kuvuga kuri Arsenal abaye akina aturuka nk'aho Saka aturuka waba ureba wamukizwa n'iki ese ubundi Introduction introduction ye- buriya bintu by'umwashi ubundi mu ariko kibuga muribuka ko ko twese introduction tuba twarize umupira byenda kumera hari umukinnyi w'umwana wiga umwashi reka nkwibutse uzi ko introduction ya Madi yakozwe na Ruud van Nistelrooy muri ya mikino ine uyu muntu witwa Diego Daro mbere ya sisiteme umwashi yari amaze kuba umuraterare mu bantu batumye wamuzahirwa bamugurisha ari mu bantu batumye wamuzahirwa bamugurisha Diego Daro mu ikipe y'igihugu ya Portugal ajya abanzamo akaba umusitata kandi Portugal ntabwo ibuza abandi bakinnyi hasi bakina tuvugisha ukuri mu kantu k'umwashi nta kintu cyo kwasa wumvamo ariko umwashi ari umukinnyi wiga umwashi hari umuntu wiga Nta kintu cyo kwasa umwashi wumvamo. abantu ushobora kubyara ugafasha ni abadefansi yewe wenda ariko nabyo niyo byaganutse Ferdinand aravuga ati umupira nguriya muri rukanka ko muhagaze ko mudefana muhagaze oya urabona ahantu jarike muri umwashi. Premier League Ferdinand telefone yawe reba umudefanse ari kunahangayika mu mwashi abadefanse central wa mbere nguyu hagati abandi ngabo sikomeze yego urebe ukuntu bahangayika uyu ashakfa umupira iyo ugiye hariya iburyo agomba kujya gukuvura hariya ukundi yagiye uyu uri hagati nawe agomba kuza hano uyu nawe akaza hano uyu rero iteka iyo yaje hano aza tureti urabona igitego bamutsindanye uwo bita lukisho ni ukuvuga ngo wowe niba uje gukuvura hano uri dirayiti ugiye kurwana n'uyu mukinnyi lukisho uraza utinze kuko metero ziri hagati y'abantu batatu ni nyinshi uyu n'uyu byanze bikunze no kubera izo mpamvu bitandukanye byanze bikunze niba buri match biragoye Jado, bitandukanye niba rekore bitandukanye yigisha umwashi ku bana babo Jado, bitandukanye n'abadefanse centrale babiri baba begeranye gutya umwe na mugenzi we byo biroroshye kuvetiri yabo iroroha muri metero nkeya Real Madrid yarageze gukora impinduka yabanjemo Rodrigo Gaos yabanjemo Franco Mastantuono umusore w'umunyargentine wavuye muri tennis ku myaka 12 agahitamo kujya gukina umupira w'amaguru kandi yari umwe muri batatu b'abana bazamukaga neza muri Argentine nawe yabanje mu kibuga hanyuma Kylian Mbappe rote nkuko bisanzwe iteka yakomeje gutsinda atsinzemo ibitego bibiri na Vinicius wagiye masimbuye atsinda igitego Xabi Alonso aravuga ati nta mukintu umwe turi kumwe hano tutishimanye nawe ati n'ikimenyimenyi Rodrigo turi kumwe cyane kandi tuzanamukenera cyane muri uno mwaka nkuko yabimusabye yari yamukinishije ku ruhande rw'ibumoso kuko Rodrigo ubwe yivugiye ko akunda gukina kuri wingi y'ibumoso ni naho yari yamushyize ku mugoroba Aridagure nawe watanze assist navuga ko Real Madrid ni mugoroba yatsinze mu buryo buri convenka imikino ibiri clean sheet ebyiri ibitego bine ibitego bitatu bya Kylian Mbappe rote bigaragare ko no muri uno mwaka Mbappe azatanga akazi ku bijyanye no gushaka igihembo cy'umukino watsinze ibitego byinshi yaba muri Spain no ku mugabane w'Uburayi ngiyo Real Madrid hanyuma uyu munsi mu Bwongereza nuko Liverpool akina ikipe ya Newcastle ibere ni match ikomeye cyane abantu bavuze bati nukoza kongera gupima Ancelotti umutoza wa Liverpool yego ni igipimo cyiza nyuma yuko ikipe ya Liverpool yatsinze umukino wa mbere ufungura Premier League batsinda AFC Bournemouth ibitego 4-2 murabyibuka ko babanje bibiri barabibishyura ariko baza kubona ibindi bibiri babona amanota 3 ngira ngo batsinze mu buryo bugaragaza imbaraga zikomeye cyane ibitego 4 ariko uyu munsi ngira ngo barakina n'ikipe ikomeye cyane ikipe ya Newcastle baraza kuba bayisiye kuri St James Park umukino uza gukina ku isaha 3 ikitezwe kuri uyu mukino birumvikana ko Alexander Isaac ntabwo ahari cyane ko nyine ntabwo ibyo birakunda ko yagiye mu kipe abafana ba Newcastle bateguye icyapa kinini cyane cyo guha ubutumwa bita Alexander Isaac bavuga ati twatekerezaga ko uzatubera Alan Shearer atariko birangiye ubaye Michael Owen urabizi ko bamwakiriye avuye muri Real yamara gushayininga agahita yigendera akahita ajya muri Manchester United bavuga ati twatekerezaga ko ushobora kuzatubera Alan Shearer nk'umuntu watunambyeho nta bikombe dutwara atariko byaje kurangira uhindutse Michael Owen ni icyapa kinini nka cya kindi Axel ajya avuga cyo kuri stade cy'abafana ba APR cyari butwarwe ntabadeze ko gitwarwa n'abafana intebe zari mu giteruro yateza ko ari umuyaga aho mutangiye kwambuka ariko icyo navuga nuko nyine Alexander Isaac yakaba yari agaragara uyu munsi Eida ari muri Newcastle
akina Newcastle cyangwa se akina Liverpool ko niyo yenda kujyamo ariko ntabwo birakunda nyine ko ari ikipe akinira ntabwo birakunda. Hanyuma ikipe ya Newcastle ikindi yari nuko ntabwo iraza kuba ifite uwo bita Joseph Willock, ni umukinnyi ubafasha mu kibuga hagati baguze bavana mu kipe ya Arsenal, mu gihe kuri Liverpool abakinnyi badahari yitwa Conor Bradley, ni umusore ukina ku ruhande rw'iburyo inyuma, ntabwo hari ifite ikibazo cy'imvune. Hanyuma kandi yitwa Jeremy Frimpong nawe akina kuri uwo mwanya, afite hamstring ntabwo aza kugaragara mu kibuga, haribazwa uza gukinishwa kuri urwo ruhande, ariko bafite Joe Gomez wakina ku ruhande rw'iburyo inyuma. Hanyuma kandi gasore kadahari bakita Basetic nubwo gafite hamstring, ariko abandi bakinnyi barahari bameze neza cyane. Ni umukino ukomeye cyane, tureba niba Liverpool ibona andi manota. Ikipe ya Newcastle imyaka 10 irashize rwose, kuko iheruka intsinzi imbere ya Liverpool byari muri 2015 mu kwa 12 igihe Steve McLaren yayitozaga. Match 17 rero ikipe ya Newcastle cyakoze gikomeye no kunganyamo match 5 ariko 12 barazitsinzwe. Hanyuma kandi match 7 zihe zitsinze banganye ebyiri, no kuvuga ngo rero amateka rwose arafavoriza cyane ekipe ya Liverpool kuri uyu mukino. Newcastle ntiyanatangiye neza, urumva yananiwe gutsindira mu rugo Aston Villa, kandi Aston Villa turabona ko ari umurwayi, arimo arakinisha kuri atake nyuma yo kubura umwata kuko yabenzwe n'abataka benshi abo bayigoye kitike bose yari yabifuje ntibyakunda. Rimwe arakinisha Anthony Gordon kuri atake ukabona ntabwo birimo birakunda, Anthony Ranga bazanye ngakire kuri nawe ntibiragenda neza. Ni match ntekereza ko ikipe ya Newcastle itsinze yabitunguranye. Liverpool nitsingo ruvuye dusoza birabivuze ko amakipe arababonye amanota 6 nyuma y'imikino 2, aba ari amakipe 2 yonyine, ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Spurs, amakipe ya London, ariko Liverpool nayo ibonye 3 yaba ari amakipe 3. Uno mwaka na unbeaten bizagorana.